uvuze ko urubyiruko ari igisubizo cy'ejo hazaza, haba harimo kwibesha, kubera ko ngiye wenda bifata ko ari nk'umupira cyangwa se agatenesi karimo umwuka, uragaterera kaba gafite imbaraga zo kuba kagera kure, ariko nanone agatenesi katarimo umwuka ntabwo gashobora kuba katumbagira hejuru. So nitwagaruka kuri mikominota yacu cyangwa se urubyiruko rwacu, urabona ejo hacu ari he? Dufite umwuka kwere wo kuduterera tukaba twagera aho twifuza kugera, cyangwa se nta mwuka turimo? Mu mahame y'isi n'abantu haba ikintu cyitwa cause na effet. Okay. Muri principe ya cause na effet ntawogera ku kintu ataharaniye. Okay. Icya kabiri muri principe z'isi haba ikindi cyitwa polarity. Polarity ibintu byose byo mu isi ni polaire. Ukuvuga ngo ni pole. Ni polaire kubera ko iyo udashoreye ikintu ngo kizakubere cyiza, witwara nabi kikakubera kibi. Ntabwo umuntu wese ugukritika ari umwanzi wawe. Umuntu wese ugukritika si kwa, not everybody who criticizes you is a hater, but sometimes a friend. Asa aravuga ngo ntabwo umuntu wese ugukomera amashi ari inshuti, hari n'uyagukomera atari inshuti. Ikintu cyabaye ku muntu wari wese mu isi nawe cyo kubaho, cyo ni ikintu ugomba gushira mu mutwe. Icyabaye ku wundi nawe cyo kubaho. Mwiriwe neza, mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Umulenge cyangwa se ijwi ry'Umurenge. Turizera ko mumeze neza n'abatameze neza nabo turabasabira kuza kumera neza. Tukaba tubifurije umwaka musha muhire wa 2025, dore ko arico kiganiro cyacu ca mbere tugiye kubana namwe. Tukaba tubifuriza kuzagera ku bikomeye ibyo mutabasha kugeraho muri 2024, Imana izabashe kubibagezaho muri 2025. Nanone tubasaba ko mwakomeza kumenya Imana cyangwa se kunguka kumenya Imana muri uyu mwaka. Tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri microphone ni Andrew Iranzi, the Voice of Umulenge cyangwa se ijwi ry'Umurenge. Nkuko mubibona tukaba turi kumwe n'umutumirwa, n'umushumba mwagiye mukurikirana henshi, akaba ari n'umusesenguzi muri byinshi bikomeye. Rero tukaba twishimiye nawe kubana nawe uyu munsi wa none, aho tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye kandi agiye kudusangiza byinshi muri buze kwishimira. Rero mbere yuko tujya mu kiganiro, nkaba nifuza ko yabasha gusuhuza badukurikiranye kuri Voice of Umulenge cyangwa se ijwi ry'Umurenge, nanone akaza no kuba yabibwira. Bwana Revera, wabasha gusuhuza abadukirikiye, ukanabasha kubibwira? Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha ku ikaze ryanyu. Amazina yanjye nitwa Picaza Etienne. Okay. Nishimiye kubana nawe. Okay. Uranyemerera ndakwita pasiteri cyane Revera, ibyo bishobora kuza kunsigaho gakeya. Mwari mumeze mute mu rugo? Umwaka mwawutangiye gute muri rusange? Turi amahoro rwose, umwaka twawushoje neza. Nundi umeze neza. Okay. Utangiye neza kabisa. Muri uyu mwaka niye vision ufite haba ku buzima bwawe, niba atari ibanga, n'itorero ushumbye muri rusange? Urakoze cyane. No gukorera Imana. No gukorera Imana. No kukwiza imbaraga, no kugendana nayo. Okay. Ibyo byaba bihagije kuri twe no ku bandi tubana. So no kurushaho gukora cyane. No kurushaho gukora. Aya n'andi mahirwe. Okay. Revera, uyu munsi wa none nifuje ko tuza kuganira ku bintu bitandukanye, realite y'ubuzima tubayemo, bwaba ubwa gikristo cyangwa se ubuzima bwacu muri rusange. Nabonye uri umuntu ufite ibitekerezo byinshi, twifuza kuba twabana namwe kandi turabashimiye ko mwabasha kutwemerera tukaba twabasha kuganira, tukagirana ikiganiro kiri buze gufasha benshi bagiye babakurikirana ku zindi mbuga cyangwa se n'ahandi henshi hatandukanye kuri social media. Uyu munsi wa none tukaba twakwifuza kuba twagira ibibazo bimwe na bimwe tubasha kubabaza kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa. So duhereye byenda kuri religion cyangwa se mu buryo bw'imyemerere, nkawe nk'umushumba, buri gihe iyo usenga mu buzima bwawe, icyo usengera cyane n'ubuzima bwawe cyangwa se n'itorero usengera, ikikuraza ijoro,
ikikuremereye umutwaro ufite muri rusange ni iki? ikindemerera cyane ni itorero, kuko itorero ni umurimo, niwo murimo akora, kandi burya akazi k'umuntu iyo kagenze neza n'ubuzima bwe bugenda neza. Nubwo umuntu atibagirwa gukora ku buzima bwe, ariko cyane iyo akazi ukora kagenda neza, obvious ubuzima nabwo bugenda neza. So ni ukuvuga ngo umwanya munini ufata usengera itorero. None se aho nshobora guhita nibaza challenge ugira cyane mu bijyanye n'umwuka cyangwa se muri anointing yawe usenga, ni challenge ziva mu bakristo cyangwa ni challenge zawe usenga kugira ngo ugume muri ya anointing cyangwa se muri wa mwuka? Ni ikihe kikuremerera cyane? Kibazo kiri complexe ho gatoya, ariko challenge za mbere z'umuntu niwe. Uko burya ibihumbi by'abantu baferinze ntabwo bikomoka kuba bayoboye cyangwa bakorana, bikomoka kuri attitude zabo. Ntango inzira nyinshi zo guferinga ko umuntu zihera kuri kuvuga ngo challenge ya mbere umuntu afesinga no kumenya uko witwara, no kwisobanukirwa. Iyo wisobanukiwe bigabanya intambara, bigabanya ibibazo, bikanakugeza kure. Okay, niza abantu ntizibura, ariko iremerera umuntu kurutaho niwe. Mbese ni rya jambo ureba umugogo uri mu jisho ryawe kuruta uko ureba umuyabandi. So ese gushumba amatorero muri iki gihe, mpamvu byenda mbivuze nuko amatorero y'iki gihe atandukanye n'aya kera, byenda sinzi uburyo nshobora kubisobanuramwo, bitewe sinzi niba ari ko ari miriye turimo, natekereza ko yagiye ituma habaho challenge. Ariko nkamwe mushumbye amatorero muri iki gihe, mubona ari ibintu byoroshe ko itorero zirimo zaguka kenshi ku munsi? Mubona ari ibintu byoroshe n'ibintu umuntu wese yapfa gushobora cyangwa se bifite abantu bari specific? Kuyobora abantu nta gihe byigeze byoroha. Kuva ubutumwa butangiye kugeza uyu munsi, abantu bayoboye kera mu gihe cya mbere, amatorero ya mbere atangira, nabo bayoboye bafite challenge. Urumva igihe cyabo cyari cyiza kuko cyari igihe abantu barimo baza mu kwizera mu gakiza. Uzumva barakundaga gukoresha terime ivuga ngo umuntu yemeye, n'akanaka yaremeye n'akanaka, kuko bari mu bihe abantu barimo kwemera Imana. Ariko twebwe tuyoboye mu bihe dufite pourcentage matoya y'abantu barimo kwemera, dufite pourcentage nyinshi z'abantu barimo kuva mu byo bemera. Icyo gituma igihe cya none kigoye kuruta icyambere. Okay. Ariko ndatekereza ko byenda hari n'izindi mpamvu zishobora kuba zituma habamo impinduka nyinshi. Hariya twabarizwaga nka mu cyaro, hano turi mu mujyi, dufite byinshi byatugwisha kuruta hariya, cyangwa se ni umwuka wo mu mujyi utandukanye n'uwo mu cyaro? Ega buriya sintekereza ko nta gihe ibigusha biraba bike, nta gihe ibigusha biraba bike, kuko abantu bose baba bafite uburemere ku rwego rwabo. Ubusi bw'ibibazo byiyongereye ku bakristo ba none kuruta abakristo ba kera. Ukuvuga ngo ubukristo bwo mu kinyejana cyashize n'ubukristo bwa none n'ubuzaza, nubwo tekinoloji ihinduka, buriya ndi ibyaha iciyongera si ibyaha, nuko umutima n'umwe. Umutima n'umwe wohemuka cyangwa utohemuka. So ni intege nke ziyongereye, ntabwo ndatekereza ko imitima ni yayindi. Habayeho intege nke. Ubwo intege nke z'abantu zo kwiyongera kw'ibyaha. Aho nahita nifuza no kuba nakubaza, hari umwuka w'intege nkeya wateye muri bene wacu, aho usanga twita ko amatorero ari kwaguka, ariko nanone twabishyira muri realite ugasanga ntabwo ari itorero ryagutse, ahubwo habayeho gushiftinga kw'abakristo bavuye muri itorero bimukira muri aba. Ibyo twavuga ngo ni ugucikamwo kw'itorero, ariko benshi abimutse bo bitwa ko bafunguye batangije itorero. Ese mu by'ukuri nk'abashumba uwo mwuka mubona
uwo mwuka ari umwuka w'Imana cyangwa se n'umwuka wo gusenyuka cyangwa se n'umwuka wo kwaguka. hari icyo nongeraho ku byo twari tuvuganye imbere ni uko imperuka uko dukomeza tuja mu bihe bya nyuma by'imperuka hari abantu nibo bahinduka uko abantu barushaho guhinduka rero niko n'ibibazo byinshi bikomeza kuvuka ariko buri kibazo nyamukuru kirimo ni ukugoreka ukuri kuko abakristo ba kera bari bahagaze ku kuri nabo ubu bahagaze ku kuri ni kimwe kibi by'amatorero kuvuka kwaguka mu by'ukuri harimo ubuyobe ahubwo buriya ntabwo arimo kwaguka barimo gushira kuko ikintu gikomeye ni urukundo mu bavandimwe iyo abantu basohotse muri iri kanisa bakajya muri iri iyo urebye hagati yabo usanga harameze umuzi mubi noneho kiriya kintu cyamejeje umuzi mubi twebwe twita ko bagutse ariko satani ifite ukundi ibita ifite ukundi byita kubera ko no gusenyuka abantu basangiye ameza basangiye igaburo ryera bagasangira amasengesho bagasangira ubutumwa iyo batakiramukanya sintekereza ko baba bagusa ahubwo baba bashize burya baba barimo gushira ntabwo baba barimo kwaguka urabona umukristo basangiye n'undi gaburo ntibakiramukanya burya ntibaba bagutse baba basenyutse ni ukuvuga ngo mbese in short nta mbaraga zirimo yuko ari imbaraga twari kuba twagiye gushaka bari hanze tukabazana naho gusohokana barimo bajya bake twazanye kandi hanze hakiriho abakristo ubundi urebye recommendation ya Bibiliya iravuga mugende hose ku isi muhindura abantu kuba bigishwa abantu kunda kubivuga kuko itorero rya mbere tibitaga ku nyubako bitaga kuri discipleship iyo ba Paulo bagendaga bandika ngo musuri itorero ryo kwa kanaka itorero ryo kwa kanaka no kuvuga ngo na abantu babiri batatu bane bahuriraga iwawe ariko bagakora ikintu cyitwa discipleship bakaganira ijambo ry'Imana kandi bagakomeza inshingano yo gukomeza gushikiriza ubutumwa abandi icyo nico Bibiliya idusaba ariko ibi byo kwirirwa turwanira amatorero no buriganya bwa Satani so ni intege nkeya tuzaba turimo none se nk'abashumba ndatekereza ko mufite ihuriro mubarizwamo iyo mubona izo ntege nkeya mwebwe ko ari namwe akenshi usanga biri guturukamo mubifata gute n'izihe ngamba muri gufata kugira ngo habeho kwanguka ntihabeho mwo gucika? Urakoze cyane ni nkaho uyu muco wo gucikamo abantu barawejeje abantu benshi bamaze kuweza ntibakiwufa barawuzibuye ntabwo ukiri nk'umuziro nicyo gituma umupasiteri arashikamo none agahita abona abandi batanu bamufana abandi nimba hariho babiri bamwamagana abandi batanu baramufana nicyo gituma usanga amatorero yacu dukeneye reforme kuko revival zo turazifite ariko ikintu burya gikomeye kandi kiza kigarura Imana mu bantu ni reforme ni uguhindura imikorere kuko iyi mikorere irimo uburyarya usanga n'ubundi mufite ihuriro ry'abapastori 10 cyangwa 20 umwe agacikamo mu rindi kanisa undi mu rindi yarangiza ikikubwira ko ntaco mupfa ahubwo akeneye izina rye nuko asohoka wa munsi ejo akagaruka ngo muhoze igitaramo kandi ikintu cyakagombye kumukura mu itorero ryanyu nuko yagaye kwizera kwanyu ko umuntu utaragaye kwizera kwanyu ntabwo ntiyasose ngo asubire agaruke ngo mwongere kandi mugirane relationship nuko ntacamujanye n'izina rye ryamujanye yamwe ashaka kwiyuba ariko yaje kuba yaragaye kwizera ntiyugaruka ngo muhoze ibitaramo so none mutekereza kuba byakumirwa gute ni irari birumvikana ko ari irari riri mu bantu iryo rari ryamarwa n'iki? nari kubwira ijambo rya reforme ni rinini cyane reforme iterwa n'inyigisho ziba ziza zizana reforme mu bantu reforme kandi nanone igaterwa na leadership iri strong leadership iba strong ishobora kuzana reforme
kimwe n'inyigisho iyo y'abantu bigishijwe inyigisho z'ukuri bagacika ku kajagari. Ibyo bintu bibiri bishobora kuzana reforme nziza cyane. Uvuze akantu leadership. Mu by'ukuri muri community yacu usanga in our society we have a problem of leadership and obeying our leaders. Kubaha no kugandukira cyangwa se kugandukira dufite ikibazo cy'ubuyobozi haba muri rusange muri community muri society no mu matorero. So ubyo ubona ko byaba biterwa n'iki kuba dufite ikibazo cy'ubuyobozi no kugandukira ubuyobozi nubwo dufite ugasanga mu by'ukuri biragoye kugira ngo tube twabugandukira. Icyo kibazo urakibona nawe nk'umushumba ko kirimo cyangwa iyo gap ntabwo uyibona? Iyo gap ni nini cyane kandi iterwa n'ibintu byinshi. Ikintu cya mbere kibitera ni uburyo abantu baba abayobozi. Umuntu akaba umuyobozi mu buryo bwa shortcut. Kandi mu buryo Satani yamamaza ubwami bwe, Satani ishaka ko ibyo muri misyo za Satani no kwinjiza ubwami bwe mu bantu. Kandi imwe mu nzira nyamukuru Satani acamo kuzana ubwami bwe mu bantu no gukoresha shortcut. So uburyo bari abantu benshi baba barageze ku buyobozi no buryo bwa shortcut. Inzira y'amasamo. Iyo ageze ku buyobozi rero mu nzira y'ubusamo ntabaza ukuri. Iyo ni weakness ya mbere. Na leadership ibimurimo. Urumva iyo yaje kubamo leadership ije kumubamo birikora. Iyo leadership ikurimo igikorwa n'umurimo birikora. Ariko itakurimo uca shortcut. Okay. Cyo ni icyambere kikubwira ko bakora umuntu akora ikintu kitari ice. Cya kabiri uriya muntu yamaze kugera hariya akoresha izindi mbaraga nyinshi kugira ngo amentene kiriya kinyoma, kuko ikinyoma nticubaka. Ushaka izindi mbaraga zo kucubaka. Nico gituma usanga hari ahantu bakomeza gusenyuka. Icya gatatu ntekereza na abantu nabo bata-improvinga batiga. Kuko ushobora kugera ahantu nta level ufite ariko ukashaka kuakwayiringa ubumenyi, ukagwiza ubumenyi. So iyo umuntu rero adafite iyo ngo yumve ko afite ubukene bwo kwiga, cyo ni ikindi kibazo. Icya gatatu no gukorera muri environment idafite rigueur, kuko environment itagira rigueur tishobora guproduza muri leader nyawo. No kuvuga ngo ikintu giproduza muri discipline ziproduza les vrais leaders ni rigueur. Okay. No dukora muri environment idafite rigueur, amagarisa yacu nta rigueur, nta kintu na kimwe cyacu gifite rigueur, ntacu. No kuvuga ngo guproduza abayobozi nyabo. Nitwagaruka kuri iyo leadership reka tubijyane mu matorero. Wenda ukira aho ikanisa yubakwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni umwuka wera. Icya gatatu ni leadership. Urumva leadership yacu irafuye. Umwanya w'ijambo ry'Imana nawo amatorero yacu menshi ntawo. Icya gatatu iyi departement y'umwuka amatorero menshi irimo amaherezi, bagasanga itorero yapfuye ku bintu byinshi ariko tunabizi ko yapfuye. Ikibazo ubona ko byaba bituruka mu buyobozi cyangwa se ni mu bayoboke? Ituruka kure, ushobora kuba ari ibintu bifite background y'imyaka n'imyaka. Okay. Nicyo nakubwiye ijambo rya reforme. Yes. Hari ibintu dukunze kubona mu nsengero bitandukanye kandi n'ikibazo ntekereza ko n'ubuyobozi cyangwa se leadership igomba kuba ikibona ko harimo weakness. Hari ibintu nka bitatu harimo iyo leadership, hakazamwo impano ziri mu bantu, nanone ukaza gusangamwo n'ivugabutumwa. Uburyo impano zikoresha mu nsengero ugasanga mu by'ukuri harimwo nk'ubuyobe somehow. Nakwita ko harimo ubuyobe bitewe n'uburyo biri gukorwamwo. Reka dufate nk'ingero z'abahanuzi, abitwa abahanuzi, basanga uburyo biri gukoreshwamwo ni ibintu bigoye. Nitwagaruka nanone nka mwivugabutumwa ugasangamo nabwo harimo weakness, aho usanga ivugabutumwa twebwe turi gukora n'iryo gusurana mu matorero kandi twita ngo yagiye mu ivugabutumwa. Ariko se iyo n'iryo vugabutumwa Imana itwifuzaho, cyangwa se
izo mpano ubona tuzikoresha mu buryo bukwiriye. Ikindi nahita mvuga ni kuri cyo ca leadership. Se abayobozi bo iyo babirebera ubona ari intege nke zabo cyangwa se babona ko abayoboke n'ubundi badashobora kuba bakumva iyo leadership. Reka ngaruke gato hano ku mpano. Impano y'umuntu ikora selon la disposition y'umutima w'umuntu. Yes. Icyo ijambo ry'Imana rikora rihindura attitude, imyumvire y'umuntu. Noneho wa muntu akageraho akoresha impano ziwe neza. Ariko iyo umuntu afite impano atita ku ijambo ry'Imana azikoresha k'umunyamubiri kandi arizo umwuka. Wango Bibiliya iravuga ni mu gitabo cya Timotheo ko ibyanditswe byera byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu, igira umumaro wo kuriprofinga umuntu, mu correctinga no kumudirectinga no kumuha doctrine zimwe. Kuvuga ngo twebwe ikintu nyamukuru karanse nkuru dufite mu itorero si imikoreshereze y'impano. Impano turazifite, ariko ibyafekta impano zacu ni ukubura ijambo ry'Imana. Kandi ubu tugeze mu gihe ndakujana amwe mu matorero yacu ya ruguru yagira ibibazo. Umuntu akakubwira ngo ijambo umukecuru yavuze na Bibiliya natora icyo umukecuru yavuze. So aha niho ubona rero abantu baha impano agaciro. Uriya mwuka waradukurikiye, uriya mwuka wo kumva ko impano y'umuntu runaka, ijambo umuntu runaka yavuze ariryo rikomeye kuruta ijambo ry'Imana. Ariko umuntu wese wabaye inspiré n'ijambo ry'Imana rikamugeramo rikamuhindura. Bibiliya iravuga ngo ritunganya umukozi, niryo ritunganya umuntu kugira ngo naza mpano zikore neza. So abantu bose badafite ijambo ryagije mu buzima bwabo, impano zabo zikora nabi. Okay. So nukuvuga ngo nitwagaruka kuri ibi by'ubuhanuzi, ese ubundi buhanuzi nyakuri dukeneye n'uburi mu bantu cyangwa n'uburi mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya? Okay. Kumenya Imana biri mu buryo bubiri. Hari icyitwa special revelation. Okay. Hakaba n'icyitwa general revelation. Muri general revelation dushobora kumenyera Imana ku bintu bitandukanye. Cyangwa ku bintu byinshi duhuriyeho n'abantu. Ariko muri special generation umuntu ashobora guhabwa ishurirwa ryihariye, ariko kandi iryo ishurirwa iryo ryose wahabwa nta ishurirwa riruta Bibiliya. Kuko n'indi hishurirwa umuntu ahabwa, ndabizi ko Imana itanga amaherekezo atandukanye, ariko Bibiliya iravuga ngo tuyagenzuze ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo Bibiliya irahagije. Okay. Simvuga ko umwuka atavuga, simvuga ko abantu barahari, ariko ibyo bavuze bibe biri complete n'ijambo byuzuzanya n'ijambo. Iyo bituzanya n'ijambo ry'Imana si iby'Imana. Okay. So kuri iki kintu civugabutumwa, ivugabutumwa Imana idushaka cyangwa se tukwiye gukora niri ryo kujya mu matorero gutumira abakomeye cyangwa se ni nukujya kubwiriza bataramenya agakiza. Ibi twabyita iki? Kujya mu nsengero zacu twenyine, uva muri prime ugiye mu rundi rusengero, nivugabutumwa iryo kweri cyangwa se ni hari indi nyito twabiha? Harimo ibintu bibiri. Ikintu nyacyo cyitwa ivugabutumwa, yes, tirikorerwa mu kanisa, rikorerwa mu mapagani. Okay. Aho Bibiliya ivuga ngo mugende hose ku isi muhindura abantu. Yes, kuba umuntu Bibiliya isaba guhindurwa no gukura umuntu muri leta y'ubupagani bamuzana muri leta y'ubukristo. Izo nizo mpinduka zivugabutumwa. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, hari ikindi kintu cyitwa discipleship, kwiga. Muri yangre ya discipleship yo kwiga niho amatorero agomba kuzavuga ngo itorero ryacu kuko Imana yatanze impano zitandukanye, dufite ubukene bw'inyigisho runaka, reka dutegereye iranzi tumukure muri Australia, duspendinge ariko tumuzane kugira ngo adukorere ya discipleship za nyigisho dushaka zikenewe. Ariko kuvuga ngo navuye hano nagiye hariya kuriya no kuramukanya. Okay.
kuriya ni ugusurana iriya nta vugabutumwa ririmo. ariko si ivugabutumwa kandi naryo ni uko gusurana ntiwahora usurana ahubwo ndatekereza ko uyoboye ikanisa wakagombye kuza ubanza ukavuga ngo se abakristo banje ni ubuhe bukene dufite nidushaka dusipendinge cyane ariko tuzane umuntu uza kutumara ubukene dufite mu ijambo ry'Imana ariko twebwe kuriya kuramukanya none mukaramukanya ejo mu badisitire mukageraho mutazakora n'inshingano bibiri basa. None se niwagaruka muri kominote yacu kuki ari byo usanga dushoramo imbaraga kuruta cyane kuba twajya mu ivugabutumwa rikwiriye? Nzanibwira ko kominote yacu ikintu kitigishijwe cyane cy'ivugabutumwa ikintu cya Great Commission inshingano kuri itorero rya Sigiwe. Umuntu ari mu gukora fete ngo bamuhaye inshingano zo pasiteri, umuntu agakora fete ngo bamuhaye inshingano z'ububishopu, umuntu agakora fete agatumira inshuti n'abavandimwe, abantu bagakora seremoni bagaserebura ngo natwe tubonye apotre mu muryango. Nta apotre nta pasiteri w'umuryango ubaho, nta mukozi w'umuryango ubaho, ariko izi zose ni inshingano. Ariko icyo Bibiliya yita inshingano kuru no mu matorero yacu usanga umuvugabutumwa asa n'uri munsi ya pasiteri, asa n'uri munsi y'umuhanuzi. Kandi ubu pasiteri ni inshingano, intumwa ni inshingano, ariko inshingano nkuru twese duhuriye kuruta ziriya niyo kuje gushaka abapagani. No kuvuga ngo nta yindi nshingano umuntu agomba gusinda mu ikanisa bimubuze kuja gushaka abapagani. So ni ukuvuga ngo ahubwo habayeho no kureba inshingano ikomeye niyo muvugabutumwa evangelist, umuntu ugenda. No kuvuga ngo aba bantu bose mu ikanisa ikintu bagomba guhurizaho imbaraga no kuja gushaka umupagani. No kuja gushaka umupagani. Umupagani agereranywa na ca kimuga cazanywe n'abantu bane. Bagasanga cloud ari nini cyane. Bagashakaho urumva bo batekereje gusanga Yesu. Babona barabishoboye. Ariko barabase ni gute dusanga Yesu tugasiga mugenzi wacu hano aryana. Kanawe tumujana. Baramujana ngo bashike babura bamucisha. Baje hejuru batobora amabati. Baramutibura. Ariko aba bantu bane bazanye umuntu kuri Yesu. Izi ni imbaraga z'intumwa, izi ni imbaraga za pasiteri, izi ni imbaraga z'umuhanuzi, izi ni imbaraga z'umuntu wese ufite impano mu kanisa. Duhuriza hamwe kugira ngo tuje kuzana ikimuga kuri Yesu, umupagani ushitse kuri Yesu. So kuba hatarabayeho izo nyigisho za discipleship zo zivuga butumwa, ubona atari nayo mpamvu ituma hatabaho kwaguka kwacu kw'amatorero, ahubwo hakabaho gusenyuka kw'amatorero? Ndabyemera, icyo uvuze ni ukuri, kuko hari umunyabwenge wanditse aravuga ngo umuntu ufite umutima w'ivugabutumwa ntazabona umutima w'intambara. Aravuga ngo abantu benshi bagira umutima w'intambara mu matorero ni abantu batagira umutima w'ivugabutumwa, kuko nta muntu watunga iyo mitima yombi. Nta muntu watunga umutima wo gushaka abapagani ngo atunge n'uwo gucamo itorero. Pastor, ndagira ngo tugende tuganira ku bintu byinshi bitandukanye kubera ko uri umuntu ufite experience kandi usisengura ibintu neza. Byenda tube twagaruka hano muri Kenya. Uyu munsi wa none turi mu gihugu cya Kenya kandi tutari abanyakenya, kandi mu by'ukuri ejo hacu heza cyangwa se ejo h'umuntu heza ni igihugu cyiwe. Kuba tutari mu gihugu cyacu tubikuye muri teori tukabishira muri realite, turetse kuvuga ngo byenda ngo Imana izaduha igihugu nk'uko benshi bagenda babivuga, urabona ejo hacu heza ari hehe? Cyangwa se ejo hacu mu gihe ejo hacu heza ari kuba turi mu gihugu cyangwa se ari igihugu cyacu, tukaba kuri uyu munsi wa none 90% y'abanyamurenge turi hanze y'igihugu, ubona ejo hacu heza arahari? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye gifitwe n'abantu benshi ku isi, hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15, hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 15 z'abaturage ku isi ni abantu bari stateless. Abantu badafite stati. Andi umuntu abura stati iyo abuze nationality. Nakuvuga ngo ibanze
ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyose ni ikintu cyitwa nationality. Nationality niryo shingiro ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuko iyo umuntu adafite nationality ababura ibintu byinshi. Ababura icyambere, abatabasha no kubona identity. Haba niriya birth certificate aya bafite. Kuvuga ngo akore mariage ashaka uwo ashaka, anabone niriya certificate ya yiwe nacyo ni ikibazo cya gatatu. Kwivuza uko ashaka, kubaho, kugura inzu ashaka, gukora business ashaka, kwiga uko ashaka, abikunda. Kubera ko ubuzi ikintu cyitwa nationality. Harimo nkubwira reka wenda ngaruke ndaza ngaruka gutekereza ashaka. Binani kubwiye bya nationality. Abantu bose badafite nationality bafite ikibazo cyitwa cha muri aspect ya well-being, personal well-being na identity. Kandi ibibazo birakururana. Ari nkubwiye izo miliyoni z'abantu. Aba bantu rero badafite nationality abenshi nizo mpunzi ziri ku isi. Kandi abandi bazibuze kubera ko abenshi bazibuze kubera ko iwabo babitewe nuko igihugu cyabo ndicemera nationality yabo. Benshi barazivukanye barazakwa. Icya kabiri, abenshi bazitewe n'impamvu z'idini. Abandi bazitewe n'ikibazo cya discrimination. Cyo ni ikibazo kibuza abantu benshi identity cyangwa se kubera ko badafite nationality. Iki kibazo rero ibihumbi 70% y'abana batoya bari kwiza n'abana badafite nationality. Kandi babitewe nuko iwabo igihugu cyabo kitabaha agaciro ngo babone ikintu cyitwa nationality. UN mu mwaka w'ibihumbi muri 2014 bashize ikintu cyitwa ngo ni I belong campaign. I belong campaign igira amategeko 10. Igira amategeko 10 ashingiye na amategeko ari global kandi ni recommendation zo kugira ngo babashe kurangiza ikibazo cha stateless. Kuba badafite kugeza n'ubu iyo myaka 10 yararangiye ariko ikibazo nticyarangiye. Ariko muri ayo mategeko 10 hariho rimwe nibuka rivuga ko umuntu cyangwe iyo state abo bantu iyo ethnic group bashobora gupreventinga ashobora gupreventinga ko baba stateless n'uburenganzira bwabo. Kuko abantu benshi bari stateless ni abantu bakuye iwabo, abatarakuye iwabo bambuye uburenganzira. Abenshi hari nk'abantu bita abapalestini muri Palestine nyine tibagira nationality babambuye ubutaka bwabo. Ariko abantu bashobora kudefendinga nationality yabo barayiguma. Warubaje ikibazo cyacu rero. Ikibazo cyacu igisubizo kiri muri twe. Kuko turi kimwe n'abo bantu babaye privé nationality yabo tiyemerwa kandi iriho. Nuba rero no burenganzira bw'abantu defanda territoire yabo. Icyo gisubizo nge numva natanga. So nukuvuga ngo kwirwanaho dushaka nationality nicyo gisubizo cyo kwiba. Nukuvuga ngo muri ayo mategeko 10 wenda sinayibuka. Ariko no byandika ukandika ngo ni global what. Ariko nuje kuri iyo nari nkubwiye I belong campaign. Izo 10 recommendation urazibona zirahari. Wahita ubibona. Nukuvuga ngo ibyo byose bifasha abantu kuvuga ngo bataba stateless. Duhereye kuri ibyo twari tuvuze nanone by'igihugu, nakwifuza kuba nakubaza ku urubyiruko n'ejo hazaza n'imbaraga n'agaciro k'igihugu nico urubyiruko rusobanura. Ariko nanone kwiyumvisha ko ari imbaraga z'ejo hazaza haba harimo kwibesha kubera ko ngise ko mbibyumva. Urubyiruko mbifata ni nk'umupira cyangwa se agatenesi umuntu ashobora kuba yaterera hejuru kakagera kure bitewe n'umwuka ukarimo, nanone gashobora kutagera kure kubera ko nta mwuka ukarimo.
nkawe umusesenguzi urebye urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge turi hanze y'igihugu urabona dufite ejo hameze hate? murakoze cyane ndabashimiye rwose wenda njyewe sindi umuhanga cyane ku busesenguzi ariko igitekerezo nka bikeya natanga ni uko ibintu byose haba ikintu cyitwa cause na effet nta muntu uragira ama effet arenze impamvu zayateye kuko umuntu agera kure kubera ko yabyiteguye umuntu akora byinshi kubera ko yabyiteguye so tudabora umuntu agomba kuba mu buzima agomba gukora ikintu agomba you must find ugomba gushaka ikintu uri passionate about iyo umuntu ufite ikintu uri passionate about ugomba kugishoramo imbaraga iyo domaine washoyemo imbaraga kuko nta muntu ushobora imbaraga mu bintu byose ushobora kubikora mu buryo buri efficace kubera kuko wabanje kugira passion wabanje gutekereza ikintu uri passionate about ugishoramo imbaraga iyo ni number 1 ubwo umuntu udafite ikintu umuntu wumva gusa ko anyuzwe nuko ari cyangwa umuntu wumva gusa ko azitiwe nuko ari so murashobora kutanyugwa ariko akumva ko kwa ari limitation idafite yarenga iyo barrier ndatekereza ko inama ya mbere natanga ngiye ku giti cyane kubi w'abandi ni barrier ni imbogamizi umuntu agomba gutekereza kuyirenga ugomba gutekereza kuyirenga kandi muri uko gutekereza kuyirenga tekereza ikintu uri passionate about niki bifuza kugeraho niki bifuza gukora ko umuntu wese azamara icyo yatekereje icyo ni icyambere cya kabiri numva natanga igitekerezo nuko umuntu wese agomba kuba aware ku bintu bimusaraundinze bya bibiri roko bya biri global kuvuga ngo abantu benshi aho ari nibiri kure ugomba kuba uri aware so umuntu mutoya ukiri umusore nta kintu kigira agaciro kuruta iwanyu kare nababwiye ikibazo cyitwa nationalite agaciro k'umuntu karangana na nationalite iyo nationalite yawe ari ntayo nta gaciro ufite kuvuga ngo urubyiruko ruzagira umumaro rero ni umuntu uri aware kuvuga ati ahandi ni nyuma y'ikindi gihe zaba ndi cyo ni ikintu ugomba gutekereza kare nanakubwiye ikintu cyitwa polarite ni systeme y'isi ni systeme y'isi ibintu byose birashorerana guferinga cyangwa gusucceedinga kugira icyo wimarira cyangwa kuba ntacyo wimariye kuzaba umugabo cyangwa kuzaba umugabo gito ibyo bintu byose iyo ni systeme y'isi iyo ni systeme ya polarite irakora cyane mu isi yose kuvuga ngo urubyiruko rwacu rero turimo kuganira nimba umuntu rero atabasha kwipanga ejo tumutegerezeho ko azagera kubingana nuko yitwaye kuvuga ngo umuntu ntagira umumaro gusa kubera ko ari umusore nk'uko wabivugaga ni nk'akabu kagera kure kubera umwuka ukarimo niba nta mwuka ukurimo no nta kintu to expecting uzatumarira so umuntu agomba kuba aware kuko ejo ibintu bizahinduka hari systeme principe z'isi n'izirindwi z'imikorere igenga isi hari icyitwa vibration muri vibration nuko ibintu byose bizahinduka ikintu ubona cyiza none ejo kizitwa kibi ikintu ubona kiyoboye none ejo kizaba kiyoboye kizaba cyavuye ku isoko ikintu kidominye none ejo ndikizaba kidominye ikintu gifite agaciro none ejo ndikizaba kibi no kuvuga ngo isi iravibra isi iravibra ibintu byose bigahinduka amabuye tubona twubakishe none ejo tusaba tuyakandagiraho iyo ni yose ngewe inama naha urubyiruko rwacu nukumva ko iyi situation turimo izashira ariko nyuma imaze gushira tuzaba turi abantu bazagira icyo bimarira tuzaba turi abantu bazagira icyo bamarira igihugu tuzaba turi abantu bazagira icyo bamarira ubwoko tuzaba turi abantu bazagira icyo bamarira abantu ni kugipanga kuko umuntu utipanze ntacyo yamarira abandi none se pastor kuba turi hanze y'igihugu iyo ntabwo yaba bari yo kuba twabara imite cyane kuba byenda twagira ejo heza iyo ufite imitekerezo mizima nta muntu cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose kidikta
action zawe cyangwa kidefininga action zawe aho waba uri hose iyo ufite imyumvire mizima nta kintu cyangwa umuntu wa dictatinga action cyangwa ngo adefinise action zawe kuvuga ngo ibikorwa byawe umuntu wenyine wabidefinisa ni wowe umuntu wenyine wabiyobora bikaja mu buryo ni wowe so ntukemere ko situation ikuyobora. Okay. Yuri normal. Okay. Hanyuma byena nkamwe murabashumba kandi muri n'ababyeyi uruhare rwanyu mu rubyiruko mubona koko murukora nkuko bikwiriye uko urubyiruko ni nk'umwana ararerwa n'urubyiruko nabwo rurategurwa habe na Bibiliya ni kwitubwira ko twigisha abana bacu inzira nziza bagomba gucamo bazarinda basaza bazirimo nureba muri community yacu urubyiruko rwacu rw'Abanyamurenge mu mitima yabo uri kubona harimwo niki bari kugaburirwa gishobora kuza ba inspire kugira ngo ejo habo bahagereho neza bitewe n'uruhare rw'ababyeyi babashoyemo imbaraga cyane bashiramo yaba politike yaba imyumvire babashizemo urabona iri kutuganisha uruhare rw'ababyeyi koko rurahari cyangwa nabo barangaranye urubyiruko bikaba byafecting urubyiruko kuba nago rutagera kure kubera uruhare ruke rw'ababyeyi. Urakoze cyane ndabigusubiza wenda mu buryo bubiri mu buryo bw'itorero mu buryo buri religieuse ikanisa rirakora uruhare rwaryo ariko urwego rurenze urwa religion abarukoramo bakagombye nabo gukora akazi kabo kuko muri domaine ya religion ubu rero abasore bakeneye amakanisa yabo agomba kububaha kuko Imana yari yarabwiye Abanyisiraheli kwigisha abana babo Imana imbaraga z'Imana iby'Imana yakoze kugira ngo bakomeze kuyiringira kandi bakomeze kuyiringira de generation et de generation kuko bari bazi ko nibatigisha abana iyi generation imwe nirangira indi sigaye ndizamenya imirimo y'Imana ariko bari barategetswe kwigisha generation ikaba ifite recommandation yo kwigisha indi generation no kuvuga ngo itorero rifite initiative yo kwigisha urubyiruko rwacu Imana kuyubaha kuyiringira no kwibwira amateka yayo dufite ariko rero abakora mu rundi rwego rero ko ibintu ntibigomba kugarukira muri religion no kuvuga ngo Imana niyo yahamagaye abantu gusa muri domaine ya religion Imana yahamagaye abantu muri domaine ya religion abandi bahamagara mu buzima busanzwe abandi bahamagarira ibi no kuvuga ngo izo zose ni domaine Imana yahaye abantu cyo gituma rero Imana idufashije ikaduhagurukiriza abantu no mu zindi domaine umuntu wese akaza akora muri domaine ni ikintu ciza cyane ko buri abantu batari iwabo bakwiriye kugira double work yo kuganizwa cyane no kuba biriya birabankadra bikanabagarura bikabegeranya bigasaba bikaba orienta dukeneye orientation y'ubuzima. None se pastor abyenda bivuge mu magambo magufi byenda ube watanga inama ku urubyiruko rwiyumvisha ko ejo haba ari heza cyangwa se ari imbaraga z'ejo bitewe nuko biyumvamo imbaraga ariko nanone siko biri kwaba ari ukwibesha kubera ko ahubwo bazagira imbaraga cyangwa se bazagira ejo heza bitewe n'ibibarimo yuko ushobora kuba udafite iyo capacity yo kuzagira ejo heza bitewe n'ibintu bikurimo yuko twari tuvuze ko urubyiruko ruragaburirwa so ni iki kimurimo kugira ngo yizere ko ejo hazaba ari heza kugira ngo agire ejo heza n'uruhare rwiwe nanone no kugira ngo azagire ejo habi nabwo n'uruhare rwiwe bitewe n'ico ariko kwakira uyu munsi wa none nihe nama wabitangaho cyangwa se niki wakangurira urubyiruko kugira ngo babashe gusobanukirwa ko batagomba kwiyumvisha ko ejo haba ari heza ahubwo bagomba kwigira mu ruhare. Natanga inama zigera ya mbere numva natanga nuko umuntu wese agomba gukora nigiye kuvuga umuntu wese agomba gushaka ikintu yumva ari passionate about uciteguremo ikintu wumva ufitiye umutwaro uciteguremo ubishakishe ukikore cyo ni icyambere icya kabiri no kuba maso
mu buzima bwawe ukaba maso ukaba aware aho uri ko ubuzima buzahinduka ejo cyangwa ejo bundi muri global affairs utekereza ejo n'ejo bundi ubuzima buzahinduka bamaso kuri ikimuga cyo kuba maso hari umunyabwenge bavuze ngo ntabwo umuntu wese ugukritika ari umwanzi wawe umuntu wese ugukritika si kwa not everybody who criticizes you is a hater but sometimes a friend asa aravuga ngo ntabwo umuntu wese ugukomera amashi ari inshuti hari n'uyagukomera atari inshuti no kuvuga ngo ikintu navuga cyo kuba aware no kumenya ibigukwiriye no kumenya ibyo ukeneye ini nama natanga imwe gusa soza ni self love and self no kwiha agaciro no kwikunda ubwaho ko umuntu wese umuntu ugomba kwikunda umuntu ugomba kwesha agaciro niyo nama natanga hari akandi kantu nongera bakamuhana ku rubyiruko nuko isi ntigira urukundo ruri perfect nta pure love iba mu isi urukundo zose zo mu isi ziri conditionnel utagukundira ko hari umuntu ugukundira ko ari parasite akugamyemo umufasha undi akagukundira indangagaciro ziri muri wowe ashaka kuinheritinga undi akagukundira ko ukuri nuko umeze influence ufite iyo utakaje influence arakwanga nicyo nabwira urubyiruko ko urukundo ruri conditionnel mu isi hari umuntu ugira ngo isi zamugirira impuhwe zamugirira imbabazi yarakomeye none isi gukenera kubera ko hari ikigukeneyeho urakoze cyane byenda reka tugana no ku musozo tuvuge twari tuvuze ku rubyiruko nanone nitwavuga urubyiruko tuba tuvuze kuri politike ibarimo ese nitwagaruka kuri politike iri muri bene wacu 99% twebwe turi abantu dufite ibiduhuza ariko nanone nureba politike ihari isa nkaho ishaka nkaho dutanya wewe nk'umuntu ukurikiranira hafi ibintu byinshi bitandukanye ubona ari ugucika intege cyangwa se ari imbaraga kuba tutabyumva kimwe muri politike cyangwa se tudashira hamwe ari kugira ngo byenda bizadufashe kuba twasobanukirwa ikibazo cya politike burya politike yari nziza nejo heza umuturage nanone iyo politike ari mbi mu baturage iba yafecting ubuzima bw'umuturage so rero kugira ngo dusobanukirwe iyo politike nuko tudashobora kuba byenda twayumva kimwe cyangwa se nuko twayumva kimwe nk'umuntu ubifitemo experience ubona icyo kibazo twagisobanukirwa murakoze cyane ntago ibintu bya politike simbizi cyane sinza nabijamo cyane ariko mu isi ni ibihugu bike kandi bizwi bitagira opposition bitagira opposition ni bike cyane kuko abenshi bakora bagira opposition so disagreement kutemezanya ku bintu nimba tubasha ku disagree for one agreement si igitangaza ubu nimba bafite ibitekerezo yakagira ibitekerezo ahubwo twakagombye kwiga kubihuriza hamwe kuko twese tubaye dufite imyumvire imwe gusa nazo zaba ari integeke ariko dufite imyumvire itandukanye iganishe kubaka si byiza gusa icyo ntekereza dusabwa twese n'umutima wacu icyo ntekereza cya kabiri dusabwa twese no gukorera hamwe ariko icya gatatu cyo kidashoboka no kugira imyumvire imwe twese ntibyakunda kuko n'ibihugu byinshi byubakitse bifite aba opposition leader bifite ariko birubakitse byo ni ibintu bisanzwe so noneho kuba tutabyumva kimwe wumva ko ari imbaraga zo kugira ngo tubashe kuba twakwikura cyangwa se ubundi answa kutagira imyumvire imwe nizo mbaraga ariko iyo mwese mudafite imyumvire imwe muganishe kubaka kuko hari igihe abantu batagira imyumvire nk'iy'abandi baganisha gusenya
icyo ni kibi ariko umuntu afite imyumvire itandukanye n'abandi ariko nawe afite contribution mu kubaka si umwanzi so ikibazo ni ukugira imyumvire itandukanye nk'iy'abandi ariko urimo gusenya ariko kutagira imyumvire kugira imyumvire itandukanye yo gatoya ariko urimo wubaka si igitangaza. So, aho nahita nifuza kuba byenda nakubaza ku kibazo c'ubumwe. Ubumwe bw'abanyamurenge 99% usanga twari duhuriye ku kintu kimwe, duhuzwa dufite byinshi biduhuza. Iyo 1% ibisigaye muri iyi minsi usanga irimo gusa nkaho ifite imbaraga kurusha 99% biduhuza, aho usanga hari benshi babibyaza mwo kubyumvisha abandi uko bitari. So ubona ko byaba biterwa n'iki kuba tutibanda cyane kuri 99% iduhuje, ahubwo tukaba muri iyi minsi dusa nkaho turajwe ijoro niyo 1% idutandukanije, akaba ariyo igaragara nkaho igiye kugira influence ku buzima bwacu. Byaba biterwa n'iki? Ni ubumwe bwaba bwararangiye muri twe cyangwa se n'undi mwuka wa revolution turi? Ishanga rirakura, ubwoko burakura, igihugu kirakura, umuco urakura, ibintu byose birakura. Iyo ibintu bikura usanga hari indangagaciro zihinduka, usanga hari ibyo mutaha agaciro musigaye muha agaciro, usanga hari ibyo mutemeraga musigaye mwemera, mugira n'andi mabara mutagiraga, mugira n'ubundi bwoko n'abandi bantu bateye ukundi mutari musangamo. Ariko ikintu kigenda gifata abantu kizanadufata igihe nikigera ibi byose bikaja ku murongo ni ikintu cyitwa amategeko. Navuze ikintu cyitwa nationality. Burya umuntu uri stateless bavuga ko ari umuntu uri invisible mu maso y'amategeko. Umuntu uri invisible mu maso y'amategeko yokora icyo ashaka kandi nawe yokorera icyo ashaka. Ukuvuga ngo kibazo dufite kuri none kiracyari uko turi stateless, nta stati dufite. Ariko umunsi twagize stati amategeko azaba tubona, azaturegulariza twese, adushire ku murongo wawe. Ni ukuvuga ngo kera twari twubatswe n'umuco n'ubufura n'ubunyangamugayo no gukundana no kudahemukirana, ariko ubu twabaye benshi. Umuntu yotekeza kuguhemukira, ariko ikintu kizatwubaka kuruta ibyo byose ni amategeko. Nitumara kuba turi ahantu dufite na stati dufite nation, umuntu wese ari visible mu maso y'amategeko, iki ni ikibazo kizikemura. Byenda ntabwo twavuga ibyiza by'abanyamurenge tubirangize, ariko dufite ibyiza byinshi, ariko nanone hari ibibi ushobora nawe kubona, ushobora nko kwamaganira kure. Ni nk'ibihe bintu bitatu by'ingenzi ubona dushobora kuba byenda kwamagana, haba mu rubyiruko cyangwa se imigenero, ubona dushobora kuba twashoramo imbaraga kugira ngo tubicikeho? Icya mbere ni amacakubiri. Amacakubiri ni mabi. Amacakubiri asenya abantu. Amacakubiri, icya kabiri kitari amacakubiri ni ukutihesha agaciro. Kuko agaciro k'abantu gashingiye ku bintu byinshi, ariko icyo umuntu yakora cyose nk'aba Nehemiya bavuze ngo ntimureba ko tumeze nabi, ko abantu babona ko bameze nabi kubera ko bashaka kwigarurira agaciro. Iyo umuntu atabona ko bambaye ubusa bameze nabi basenya, kuvuga ngo kiriya kintu umuntu wese yakagombye ko nimba tumeze nabi umuntu yakagombye kubona ikiduteye kumera nabi. Iyo ni inama ya kabiri natanga. Umuntu akamenya ikintu gitumye twese umuntu akabona ko tumeze nabi. Inama ya gatatu numva natanga ni esprit ya patriotism. Uri kure n'uri hafi, gukunda igihugu, gukunda iwacu, gukunda abacu. Nizo nama zitatu natanga ku bato no kubakuru. Pastor, dusoza ikiganiro reka byenda twange tuganira kuri realite y'ubuzima tubayemo, haba muri department zitandukanye mu myuka n'ibindi. Byenda reka dusozereze kuri iki kibazo ca nyuma. Ese realite y'ubuzima ubona ari iyihe? Byenda ndaguhe urugero kugira ngo ube wabasha kubisobanukirwa. Dutangira uyu mwaka hari abantu babuze abavandimwe batasuspectinga, hari n'abasojeje umwaka uburyo batabitekerezaga. Nanone nitwanagaruka ku byo twarimo tuvuga, turi hano uyu munsi wa none, ni ibintu tutatekereza ko tuzaba turi mu buhungiro igihe nk'iki.
hari ibintu ngewe nagiye ntekereza mu minsi yashize aho byenda naba narakuye n'icyo kibazo niyajije twabuze umuvandimwe Fred Byabagabo kandi ndatekereza ko nawe yari inshuti yawe bituma ntekereza ibintu byinshi bitandukanye bimpa reality yo gutekereza byenda nka ku bitaro n'urugero ibitaro biriho bidufasha ariko nanone hari ikintu bishobora kutwigisha bitwigisha ko ubuzima ari impano ariko nanone gupfa ni ngombwa nitwagaruka kuri gereza nanone tuhasanga ko gereza harimo abantu bafungiwe ariko natwe nanone hari icyo twigisha byenda ishobora kuba yatwigisha gucisha bugufi cyangwa se kwirinda kuba twajya mu bintu bishobora kutuganisha kujya ahantu tudafite uburenganzira nitwagaruka nanone kwirimbi bikwereka ko nanone kwirimbi hatajyanwa gusa wapfuye ahubwo natwe bitwigisha ko ejo ariho tuzagana bishobora kuba byaduheza kuba twakora neza so ibyo bintu mu by'ukuri niyo reality ihari nitwagaruka byenda ku babyeyi bacu muri Kongo iyo haba kuba byenda batarinvestinze ku kintu kimwe kumva ko bagomba kuba ari mu nka gusa bagomba gushora ubutunzi bwabo ntekereza ko ibibazo byatubayeho kuri uyu munsi wa none abadokiteri dufite cyangwa se abarimu dufite mu bintu domaine zitandukanye ntabwo aribo twari kuba dufite so iyo ni reality y'ubuzima ariko ni ibintu mbese dususpectinga ko bitatubaho kandi tubizi neza ko byatubaho ni gute umuntu ashobora kuba yabana na reality y'ubuzima kugira ngo ibyo utekereza ko bitakubaho mu gihe byakubayeho ntibibe byakwafectinga sinzi ko wari umushyikira urakoze cyane muri reality zo kubaho ikintu cyabaye ku muntu uwo ari we wese mu isi nawe cyo kubaho cyo ni ikintu ugomba gushyira mu mutwe icyabaye ku wundi nawe cyo kubaho ikintu kibi cyangwa cyiza undi cyamugwiririye cyangwa yagezeho kubw'imbaraga ze mu buzima hari ibitugwirira hakaba n'ibyo dupulaninga tukabigeraho ibyo dupulaninga tubigeraho biva mu mbaraga zacu ariko hari n'izindi realite z'ibitugwirira tutagizemo uruhare kandi byose byaremwe n'Imana Bibiliya iravuga ngo iminsi mibi n'iminsi myiza n'Imana yayiremye inama natanga kuri iki kintu hari umunyabwenge wavuze ngo the more we grow old the more we get weaker and the more we get sick kongo uko turushaho kugwiza imyaka gukura turushaho gutakaza imbaraga niko tugwizaho kuba abanyantege nke nako tugwiza kuba abarwayi so uko umuntu akura niko agira indwara atarateganyije niko ahura n'ibihe atarateganyije niko ahura n'intege nke atari yiteguye iyo ni fenomene y'ubuzima itabasha guhinduka gusa hari ijambo umugabo umwe yavuze natekerezaga ubushize aravuga ngo there is no end of the year and there is no beginning of the year just is going on nta tangiriro ry'umwaka nta n'iherezo ry'umwaka niko yavuze umwaka ntuzi urangira kandi umwaka ntuzi utangira ni ukuvuga ngo umwaka uza ukomeza ariko aravuga ngo ikintu gikomeye abantu baza bakuramo ni experience y'ubwenge n'ibitekerezo bizadufasha kubaho indi myaka kuvuga ngo iyo niba wapfushije komera kugira ngo ejo nawe uzakomeza abandi ihangane aba bakwihanganishije none nawe uzabihanganishije ariko wige ko nawe ejo uzapfa hari umupasiteri n'umushimuga avuga akantu gakomeye umuntu yavuganye n'urupfu ararubwira ati ndi mu kubona muri iyi minsi twara abantu ariko ndifuza ko tuba inshuti kugira ngo nuza kuntwara uzabanza umenyeshe nitegure ngo guce ruraza aravuga ati ko nakubwiye ko uzabanza ukamenyesha nkitegura none uje utanteguje uramubwira ngo wa munsi ndatwaye kanaka undi munsi ntwara kanaka undi twara kanaka burya narimo kumenyesha ko ngiye kose ukurikiye ari wowe next iyo niyo reality y'ubuzima ahantu tuje heza na habi burya ni mu mashuri amashuri y'ubuzima ni ibihumbi amashuri y'ubuzima ntawayarangiza amashuri y'ubuzima nayo imyaka yose nicyo gituma inama nge naho abantu mu bibazo uzige kwihangana ubabare
ko kubabara ntawe ubyigishwa ariko kubabara n'ibyiringiro biravuga ngo byose byifatikanyiriza hamwe ku bakunda Imana kubazanira ibyiza no kuvuga ngo ibintu byose ibibi n'ibyiza Imana yarabituremeye murakoze urakoze bwana pasiteri reka tubashimire kuba mwabanye natwe genda ubutaha tuzongera tubatumire kandi turabashimiye byimbaze ariko nanone mbere yuko dusoza ikiganiro niba hari ikindi kintu cyangwa se message ushobora kuba watambutse in short wabivuga mbere ko dusoza no kubashimira ku kiganiro cyanyu cya kabiri no gushima Imana kubwira ijambo cya gatatu ijambo numva nabaha nuko mfite ijambo ndimo gutekereza riri mu gitabo cya Luka Luka 2:10 no 11 bivuga ngo umukiza yatuvukiye Emmanuel Imana kumwe natwe muri uyu mwaka ikintu gikomeye Imana yaduhaye no umukiza Yesu Kristo ijambo numva ari ku mutima nabwira abantu n'umukiza ni inkuru nziza yaje mu isi hose ko isi yabonye umukiza umukiza ni ikintu cyari cyarabuze kuvuga ngo isi ibone umukiza mu isezerano rya kera bagiraga systeme yo gucungura kandi umuntu bakamucungura kubera ko ari imbata ariko umuntu ucungura undi yabaga afite condition yo kuba afite ubushake cyakabiri akaba yujuje condition yo kuba nyuma y'ubushake ashobora kuba afite ubushobozi buhagije nyuma ya gatatu akaba ari umuntu mufitanye amasano ibi nibyo byatumye Yesu rero isi yari yarabuze umuntu wakwambara umubiri usa n'uw'abantu ngo agire ubushake abintungana afite ubushobozi bwo gucungura abantu cyo cyatumye marayika abwira abantu ngo uyu munsi umucunguzi yabavukiye bwari ubukene bukomeye isi yari ifite ariko Yesu yaje ku bwacu Imana ibahumuje murakoze pasiteri turabashimiye nanone turashimira abari bakomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge tukaba twabasaba ko mwakora subscribe share and comment kugira ngo tujye tubana namwe mu biganiro byacu by'ubutaha ciao